Shall we pray? Dusenge. Data uri mu ijoro, nidufungura igitabo cyawe cyera, turasabye ngo umwuka wawe wera ahabe kugira ngo afungurire intekerezo n'imitima byacu kwakira ubutumwa. Dusenze bino mu izina ry'igiciro rya Yesu. Amena. Mbere yuko twumva ibyirimbuka rya Yerusalemu ryo mu mwaka wa 70, dukeneye kumva irimbuka rya Yerusalemu ryabanje bikozwe na Nebukadinezari mu mwaka wa 586 mbere ya Kristo. Gusa dukwiye ndetse kurushaho gusubira inyuma tukajya kwishyirwaho rya Isiraheli nk'ubwoko bw'isezerano bw'Imana mu gihe cy'imuka Misiri. Isiraheli yari iri munsi y'umusozi Sinayi, maze Imana isaba ko yagirana isezerano nabo. Reka tubisome mu Kuva 19:4 kugeza 8. Imana ibivugisha Mose igira iti: mwabonye ibyo nagira Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa y'ikizu nkabizanira. None nimwumvira ijwi ryanjye by'ukuri mugakomeza isezerano ryanjye, muzambera umutungo wihariye uruta abandi bantu bose bari ku isi, kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ishyanga ryera. Imana iherako ikabwira Mose iti: ayo aba ariyo magambo ubwira Abisiraheli. Imana ibirimo irasaba kugirana isezerano na Isiraheli, ikagira iti: nimwumvira ijwi ryanjye by'ukuri mugakomeza isezerano ryanjye, muzambera ubwoko bwihariye. Hakomeza hagira hati: nuko Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Rero ngo amenyeshwa abakuru nabo bakayamenyesha abantu. Hanyuma ku murongo wa 8 tukabwirwa tuti: abantu bose basubiriza icyarimwe bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mu yandi magambo bati: twemeye ubwo busabe bw'isezerano. Mose aherako agashyira Imana ubwo butumwa. Hagira hati: nuko Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. All that the Lord has spoken, we will do. In other words, we accept the offer of the covenant. And then Moses relays the message back to God. It says, so Moses brought back the words of the people to the Lord. Now God also asked Israel. Nanone Imana yasabye Isiraheli kubamba ihema mu butayu kugira ngo iture rwagati muri bo. Ibyo tubisanga mu Kuva 25 ku murongo wa 8 ahagira hati: kandi bandemera ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Iryo hema risozwa ikuzo ryo kuhaba kw'Imana rya Shekina ryinjiye muri iryo hema. Ibyo tubisanga mu Kuva igice cya 40 umurongo wa 34 no 35 hagira hati: maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ikuzo ry'Uwiteka rirabagirana ryuzura iryo hema. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho, ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye ubwo buturo. Hanyuma gato Isiraheli yaje kwinjira mu butaka bw'isezerano, nanditse n'inyuma y'imyaka 40, gusa nyine ubigereranyije n'ingano y'igihe turo tugarukaho byari igihe gito. Hahise imyaka 40 rero Isiraheli yinjiye mu gihugu cy'isezerano. Amaherezo Salomo yaje kubakira Uwiteka urusengero nyarwo, ntirwari rukiri ihema ryabamburwa ngo ritwarwe. Urwo rusengero rurangira, nanone Imana yarwinjiyemo nk'ikuzo rya Shekina. Ibyo tubisanga mu cyambere cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 10 no 11 hagira hati: nuko abatambyi bavuye ahera igicu cyuzura inzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ikuzo cyangwa se ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Imana yifuzaga guturana n'abantu bayo, kandi ikifuza ko abantu bayo bakiranuka kuri iryo sezerano bakumvira ijwi ryayo. Nyamara nyuma y'aho ya Shekina yinjiriye mu butayu, hakurikiye imyaka 800 y'ubuhakanyi. Mu cya kabiri cya Ngoma igice cya 36 ku murongo wa 14 kugeza kwa 16 tuhasanga ubusobanuro bw'ubuhemu kuri iryo sezerano bwa Isiraheli. Tuhabona ano magambo: kandi abatambyi bakuru bose n'abantu barushijeho gucumura, bakurikiza ibizira byose. Iryo jambo murizirikane rero, ngo bakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, banduza inzu Uwiteka yari yariyereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana y'abasekuruza ibatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare ikazituma, kubera ko yagiriraga impuhwe abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yarakariye abantu be uburakari, ntibabona uko babukira. Rero ngo abantu bishe iryo sezerano bubaha uko Uwiteka
bakora ibizira by'abanyamahanga cyangwa se amahanga, ndetse bakwena intumwa z'Imana, bakoba abahanuzi b'Uwiteka. The wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. So the people transgressed the covenant. They disobeyed God. They practiced the abominations of the nations, and they mocked the messengers of God, and they scoffed at the prophets of the Lord. Israel became a harlot. Isiraheli yahindutse maraya, ikora ibizira by'amahanga ayikikije. Nanditse bino ntibiba mu bihugu by'abapagani, ahubwo bibera mu bwoko bwite bw'Imana buyitirirwa, ubwo bavuga ko bakorera Imana nyakuri. Muri Ezekiyeli 16 umurongo wa 15 na 22 ndetse na 30 tuhabona uburyo Isiraheli yigometse ku Uwiteka. Hagira hati, nanditse nimureke duhere ku murongo wa 21, hagira hati, ariko wiringiye ubwiza bwawe usambana bitewe no kogezwa kwawe, maze ubusambanyi bwawe ubutereka cyangwa se ubusuka ku bahisi bose babwifuje. Hahita hakurikiraho ijambo ry'urufunguzo, kandi muri ibyo bizira byawe byose n'ibikorwa byawe by'ubusambanyi ntiwaruhije wibuka iminsi y'ubuto bwawe. Imana ibirimo iravuga mu buryo bw'ikigereranyo. Igihe wari utumbuje wambaye ubusa wigaragura mu maraso, Umwami Uwiteka aravuga ati, mbega ngo umutima wawe urononekara, kuba ukora bino byose, ibikorwa by'amaraya wataye isoni. Urumve ko ngo ubwoko bw'Imana bwari bwarahindutse maraya, bakoraga ibizira by'ibihugu bituranye, kandi wumve ngo abo ni babandi bavugaga uko bagiranye isezerano n'Uwiteka. Mu gice cyaho cya 16 ku murongo wa 2, umuhanuzi Ezekiyeli nanone asubiramo uko ubwo bwoko bwakoraga ibizira by'amahanga. Icyo nicyo cyagize Isiraheli maraya. Muri Ezekiyeli 16 umurongo wa 2 tuhabona ano magambo hagira hati, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byayo. Yeremiya na Ezekiyeli bombi bagaruka ku bizira byo muri Yerusalemu. Yeremiya yahanuye mbere yo kugotwa ukubanza kwa Yerusalemu ubwo yari igoswe na Nebukadinezari. Ubwo nibwo Ezekiyeli yajyanywe i Babuloni ahanurirayo. Ubwo rero bombi baba bari muri uno mujyo w'amateka y'irimburwa rya Yerusalemu irimbuwe na Nebukadinezari mu mwaka wa 586. By Nebuchadnezzar, and Ezekiel was then taken to Babylon, and he prophesied there in Babylon. So they are within this historical context of the destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar in the year 586. And so because of Israel's harlotry, rero biturutse ku buraya bwa Isiraheli no gukora ibizira by'amahanga kwayo, Imana yaje gucira abantu urubanza muri Yerusalemu no muri Isiraheli muri rusange. Muri Ezekiyeli 1 umurongo wa 4 tubona yuko Imana yaje gucira urubanza abantu bayo iturutse mu majyaruguru. Muri Ezekiyeli 1 umurongo wa 4 tuhasanga ano magambo, nuko ndebye mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse mu majyaruguru, aho ni mu ijuru aho Imana ituye, hitwa mu mpera cyangwa se mu mpande z'amajyaruguru muri Zaburi ya 48. Rero hagira ati, nuko ndebye mbona serwakira ije iturutse mu majyaruguru, igicu kinini gishibagura umuriro gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'umuriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye. Urabona ubu noneho Imana yari ije gucira urubanza Yerusalemu, ijambo mu by'ukuri rihagarariye Isiraheli yose y'ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bw'icyo gihe. Ezekiyeli 8 yitwa igice cy'ibizira. Impamvu y'ibyo ikaba ko Imana yereka Ezekiyeli ikizira gikorwa n'ubwoko bw'Imana buyitirirwa, maze Ezekiyeli yagira ngo arumiwe, Imana ikamubwira ko ahubwo ari ntacyo arabona, iti ndi bukwereke ikizira kiruta kino. Ibyo bikomeza bityo, maze icyo gice kigasuzanya n'ikizira gihebuje icyakorerwaga mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Muri Ezekiyeli 8:16 kugeza 18 tuhabona ikizira gihebuje ibindi icyakozwe, maze bigatera ibyago n'irimbuka by'umurwa ukomeye wasambanaga n'amahanga. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 16. Nuko arangeza ku rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka, ibitari yagahinduye umusaka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'ibaraza n'igicaniro abantu bagera kuri 25 bateye umugongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba, kandi basenga izuba berekeye aho rirasira. Ikizira kabuhariwe byari ugusenga izuba. Ndifuza ko muzirikana bino byose. Umurongo wa 17, maze arambaza ati, mbese ibyo urabibonye yewe mwana w'umuntu we?
mbese ni ikintu cyoroheje kuba inzu ya Yuda gukora, hita wumva rya jambo, gukora ibizira bakorera ahangaha, kuko igihugu bacyujujemo urugomo kandi bakongera kundakaza ndetse rwose bakaneguriza izuru. Nicyo gituma nanjye nzakorana uburakari, ijisho ryanjye ntirizareba neza kandi sinzabagirira ibambe, nubwo banakambira mu matwi bashyize ijuru ntabwo nzabumvira. Rero ngo bakoraga ibizira by'amahanga bagasenga ibishushanyo nk'ayo mahanga. Ikizira kiruta ibindi byari gutera umugongo urusengero rw'Uwiteka maze bagasenga ikigirwamana cy'izuba. Mbese ni gute ubwo bwoko bwagize muri no mimerere? Byatewe n'abayobozi babwo. Practicing the abominations, the idolatry of the nations, the greatest of them was turning their backs to the temple of the Lord and worshiping the Son God. Now, how did the people fall into this condition? It was because of their leaders. Notice Jeremiah chapter 5. Umva muri Yeremiya 5:31. Wibuke ko umuhanuzi Ezekiyeli yabayeho mbere yuko Danieli na bagenzi be bajyanwa i Babuloni mu bunyage bwabanje. Habayeho ibyiciro bitatu by'ubunyage, ubwo muri 605, ubwo muri 597 ndetse n'ubwo muri 586. Ezekiyeli 5:3 hagira hati, abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bagategeka uko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bigenda gutyo. Ariko se amaherezo muzagenza mute? Ngira ngo urumva ko ikibazo icyari uko abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi cyangwa se abahereza b'igitambo bagategekesha ububasha bwabo bwite. Gusa rubanda nabo ntirwari abaziranenge, kubera ko bavuga ko babyishimiraga. Bigotesheje abatambyi n'abahanuzi bababwira ibyo bifuza kumva. Rero Imana niko gusezeranya kwirimbuka ryari kuza riturutse mu mpande enye z'iki gihugu. Ibyo bisangwa muri Ezekiyeli 7:1 n'uwa 2. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uko niko Umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isiraheli ati, iherezo imperuka igeze ku mpande enye z'igihugu. Uzirikane ibyo, ngo impande enye z'igihugu. Bino byose tuzongera guhura nabyo hanyuma nitugaruka kwirimbuka rya kabiri rya Yerusalemu ndetse no kwirimbuka riheruka ry'Inose. Rero nanone hagira hati, imperuka iherezo rigeze ku mpande enye z'igihugu. None amaherezo akugezeho. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhanye n'inzira zawe, kandi nkwiture ibihwanye. Aha nanone tuhafite rya jambo, ibihwanye n'ibizira byawe byose. Inyamara se ko buri umwe uri mu murwa wa Yerusalemu yari mu buhakanyi. Hari abantu bamwe b'indahemuka. Mu yandi magambo, hari amatsinda abiri, iry'abakiranuka by'ukuri n'iry'abakora ibizira by'amahanga. Nicyo gituma mbere y'ikwirimbuka riza byari ngombwa ko hakorwa umurimo w'uborobanuzi ngo abakiranutsi batandukanywe n'abakiranirwa. Abasenzi b'izuba barobanurwe mu basenga Imana Umuremyi. Urabona, muri Yerusalemu hari ubwoko buri mu bundi. Hari umukumbi muto w'abasigaye uri muri uwo murwa. Ndifuza ko muzirikana bino. Ndi bwitange imbere gato. Mu byahishuwe naho uhafite itsinda riniha rigasakuza cyangwa se rikarangurura. Ibyo wabisanga mu byahishuwe 18. Ibyo rikabiterwa n'ibizira bikorwa na maraya wo mu byahishuwe 17. N'ubundi tuzahera ko tubone ko irimbuka rizaturuka mu mpande enye z'isi, ndetse n'ubundi tubone ko habaho umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso ku ruhanga mbere yo kugera ku iryo rimbuka. Ibyahishuwe byubakira ku byo turiho tugarukaho hano. Ndifuza ko dufatanya gusoma muri Ezekiyeli 9:1 kugeza kwa 7, aho tubona ubusobanuro bw'urubanza rwo kurobanura abaramya Umuremyi bagakurwa mu baramya ikigirwamana cy'izuba. Ezekiyeli 9:1 kugeza 7 hagira hati, maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abashinzwe umurwa nibegere bugufi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko bitunguranye haza abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye mu majyaruguru, umuntu wese afite intwaro irimbura mu kuboko kwe. Umwe muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umurenga. Ikuzo ry'Imana ya Isiraheli ryari ryavuye ku mukerubi aho ryahoze rigeze mu muryango w'urusengero, maze ahamagara umuntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, ubu noneho hakurikiraho urubanza rugendereye gutandukanya. Urabona, mbere y'irimbuka haba hagiye kubaho gutandukanywa kw'abaramyi b'izuba n'abaramyi b'Umuremyi.
Rero umurongo wa 4 nanone ugira uti ni Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa, ni ukuvuga hari haherereye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira bakanatakira cyangwa se bakanaranguruzwa, nk'uko iryo jambo risemurwa mu Byeshe 18 n'ibizira bihakorerwa byose. Nanone urumve rya jambo ry'urufunguzo ngo ibizira. Umurongo wa 5 aba bandi ababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mwice amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe. Umutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwegera, ndetse muhere ku buturo bwanjye bwera. Mu yandi magambo ati muhere ku bayobozi. Nuko bahera kuri abo bakuru cyangwa se abasaza bari imbere y'urusengero, kandi arababwira ati muhumanyirwe urusengero, kandi ingombe zarwo muzuzuzemo intumbi. Ngaho nimugende. Nuko baragenda bicira muri uwo murwa. Gusa hari icyabayeho mbere ya bino. Nsomye n'imirongo kugira ngo mbereke ko mbere y'irimbuka na mbere y'uko Imana isuka uburakari bwayo habayeho umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso, aho ikashe cyangwa se ikirango cyashyirirwaga mu ruhanga gutandukanya abakiranutsi n'abakiranirwa, kugira ngo nk'uko mu byahishuwe tubona ko Abisiraheli 144 bazarokoka irimbuka riheruka, ngo n'aha naho abasigaye bakiranuka barokoke ubwo uwo murwa wari kurimburwa na Nebukadinezari, wari umushingamategeko uhagarariye igihugu cy'igihangange cy'icyo gihe. Mbere y'uko uwo murwa urimburwa, rya kuzo rya Shekina ryari ryarinjiye mu rusengero, ubu noneho ririgendera. Muri Ezekiyeli 10 umurongo wa 18 wa 19 hagaruka ku kwigendera kw'iyo Shekina. Urabona mu gice cyayo cya mbere ikuzo ry'Imana riza riturutse mu ijuru mu majyaruguru rikinjira mu rusengero rizanwa no guca urubanza. Iyo ibyo birangiye, Shekina bigiye kwigendera igasiga urwo rusengero ari umusaka. Umva muri Ezekiyeli 10:18 kugeza 19 hagira hati ni uko ikuzo cyangwa se ubwiza bw'Uwiteka buherako buva mu muryango w'urusengero buhagarara ku bakerubi, maze abakerubi barambura amababa yabo batumbagira bava ku isi ndeba, bagenda za nziga zari iruhande rwabo, maze bahagarara ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye iburasirazuba, kandi ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwari hejuru yabo. Rero basiga ubuturo bwera bakajya ku irembo ry'iburasirazuba ry'urusengero, hanyuma ikuzo rikava kuri urwo rusengero rigatinda gato ku musozi w'imyelayo uri iburasirazuba bw'i Yerusalemu. Umva muri Ezekiyeli 11:22 kugeza 23 hagira hati maze abakerubi barambura amababa yabo n'inziga zari iruhande rwabo, kandi ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buri hejuru yabo. Nuko ubwiza bw'Uwiteka burazamuka buva mu murwa hagati. Mu yandi magambo buba bwigendeye. Shekina ibitaye urwo rusengero. None ubu ibigiye guhagarara umwanya muto ku musozi w'imyelayo uri mu burasirazuba bw'uwo murwa. Ku murongo wa 23 hagira hati nuko ikuzo rya Yehova rirazamuka riva mu murwa hagati rihagarara ku musozi uri mu ruhande rw'iburasirazuba rw'umurwa. Ubu noneho uwo murwa ubutawe cyangwa se uretswe. Shekina ibisize urwo rusengero. None ubu bya bizira biba bigiye gutera uwo murwa kurimburwa na Nebukadinezari. Gusa ndifuza ko mureba ko habaho gushyirwaho ikimenyetso, byarangira Shekina igata urusengero igatinda gato ku irembo ry'iburasirazuba, hanyuma ikahava igatinda gato ku musozi w'imyelayo, nuko igasubira mu ijoro, bityo umurwa ukaba utawe, maze bya bizira bikawuzanira irimbuka. Then leaves and lingers on the Mount of Olives, then goes back to heaven. And the city is now forsaken, and the abominations will lead to desolation. So who was it that came against the city of Jerusalem? Mbese ninde waje gutera umurwa wa Yerusalemu? Ni umwami Nebukadinezari. Mbese wari uzi ko Bibiliya ivuga ko Nebukadinezari yaje ameze nka kagoma ngo arimbure uwo murwa? Reka dusome 1 igaragaza Babuloni yo hambere ndetse na Nebukadinezari nk'abaje nka kagoma ngo barimbure uwo murwa wa Yerusalemu. Yeremiya 4:13 hagira hati dore azaza ameze nk'ibicu n'amagare ye ameze nka serwakira, amafarashi ye anyaruka kurusha kagoma. Tubonye ishyano kuko tunyazwe. Amaganya igice cya 4:19 nanditse amaganya yaririmbwe ubwo abayuda barimo bajyanwa i Babuloni bunyagano kandi bugatatanywa hirya no hino bakuwe mu murwa wa Yerusalemu.
nanditse igitabo cy'amaganya cyanditswe mu kizwi nk'injyana ya kina. Injyana ya kina yari imyandikire ikoreshwa mu bisigo by'ubwirabure cyangwa se indirimbo z'ikiriyo. Rero icyo gitabo cy'amaganya cyanditswe na Yeremiya ubwo abayuda bajyanwaga bunyagano i Babuloni. Babaga barangurura igihe baririmba ino ndirimbo. Umva mu maganya 4:19 hagira hati, abatwirukankanaga banyarukaga kurusha akagoma zo mu kirere. Ngira ngo nanone urumva ko ingabo z'abanyababuloni zarimbuye Yerusalemu zigereranywa na za kagoma. Baduhigiye mu misozi baducira ibico mu butayu. Habakuki 1:8 naho hagereranya igitero cya Babuloni no kuza kwa kagoma. Hagira hati, n'amafarashi yabo aranyaruka kurusha ingwe, arakaze kurusha ibirura bya nimugoroba. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, baje baturutse kure, baguruka nka kagoma ihorera igiye gufata ikirya. Aha sinabura gukomoza kuri Matayo 24:28 ahavuga ko aho inumbiri ariho za kagoma zikoranira. To eat. I can't help but mention here Matthew chapter 24:28 where it says that where the carcass is, there are the eagles gathered together. I'm getting ahead of myself a little bit. I want you to start thinking about Ndimo nditanguranwa kubera ko nifuza ko mutangira gutekereza ku gicucu n'icyo gicurera. Ibyabayeho nibyo bizisubira. Nanditse muri Daniel 7:4 aho Babuloni igereranywa n'intare ifite amababa ya kagoma. Hagira hati, iya mbere yasaga n'intare ifite amababa ya kagoma. Abataburiye ibisigaratongo byo muri uno murwa wa kera wa Babuloni ku bwinjiro bahasanze ibibumbano bifite umutwe w'umuntu n'igihimba cy'intare bikagira amababa ya kagoma. Ubwo rero igitero Nebukadinezari yagabye kuri uwo murwa biturutse ku bizira byawo kigereranywa na kagoma. Uwo murwa ugotwa n'umwami Nebukadinezari wagezweho n'ibyago cyangwa se ibihano bitatu bitandukanye. Umva Yeremiya 3:24. Yeremiya 3:24 hagira hati, dore ibirundo by'igotwa bazanywe no kwigarurira umurwa, kandi umurwa ugabijwe abakarudaya bawuteye. Hita wumva byo bihano bitatu bisa n'ibizagira ku isi mu gihe giheruka cy'umubabaro ukomeye biturutse ku nkota, ni ukuvuga intambara n'inzara n'icyorezo. Ibi nibyo bintu bitatu bigarukwaho muri Matayo 24 ku bihereranye n'irimbuka rya kabiri rya Yerusalemu. Ndifuza ko mwumva mu cya kabiri cya Ngoma 3:17 kugeza 21 ahagaruka kurimbuka nyaryo ry'uwo murwa. Hagira hati, ni iki cyatumye bateza umwami w'Abakarudaya akica abasore babo. Bino bitwibutse Ezekiyeli 9:6 ahakoreshwa imvugo nk'izi rwose. Rero ngo akicishiriza inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarira umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Kandi ibintu byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi by'umwami, n'iby'abatware be, ibyo byose bijyana i Babuloni, maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho by'agaciro byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'i Buperesi, kugira ngo hasozwe ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya rigira riti, kugeza aho igihugu cyangwa se ubutaka bwari kurangiriza kwishimira amasabato yabwo, nk'uko bizaba biri no mu kinyagihumbi cyo mu Byahishuwe 20. Hakomeza hagira hati, igihe cyose ubutaka bwari umusaka bwaziririzaga isabato, kugeza aho imyaka 70 yuzuriye. Mu yandi magambo, nyuma y'irimbuka rya Yerusalemu haciyeho igihe ubwo uwo murwa wagumye ari umusaka, nk'uko bizagenda Yesu nagaruka isi igasigara ari umusaka mu myaka 1000. Nanditse Flavius Josephus atumenyesha ko igitabo cy'amaganya cyaririmbwe ubwo abantu baririraga irimbuka ry'uwo murwa kandi bariho bajyanwa bunyagano. Ndifuza ko mwumva no muri Yeremiya 25 ko ibizira byakorwaga n'ubwoko bw'Imana byatera imbuka cyangwa se guhinduka umusaka. Ngira ngo mureko ko muri Matayo 24 uhafite ikizira kirimbuka cyangwa se cyo guhinduka umusaka. Icyo kizira kikaberaho kuba ikimenyetso cy'uko haje irimbuka cyangwa se guhinduka umusaka. Ndifuza ko mwumva muri Yeremiya 25 turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9, hanyuma dutarukira hasi ku wa 11 no ku wa 18. Muri Yeremiya 25 umurongo wa 8 hagira hati, ni icyo gitumye Uwiteka agira ingabo avuga atya ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza kandi mfata imiryango yose mu majyaruguru. Bino biba bigaruka kuri Babuloni, kubera ko Babuloni
yaje ku butaka bwera iturutse mu majyaruguru. Rero ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza kandi mfate imiryango yose mu majyaruguru n'umugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, niko Uwiteka avuga, mbazane batere iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikije. Nzabatsemba rwose, mbagire bo gutangarirwa no gukubitirwa ikivugirizo. Hita wumvira ijambo n'imisaka y'iteka. Ubwo rero izira byabo byateye guhinduka umusaka, ari byo bisemurwa kurimbuka muri Matayo 24:11. Iki gihugu cyose kizaba, hita wumva rya jambo ry'urufunguzo, umwirare cyangwa se byagasemuwe nk'umusaka n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. 18. I Yerusalemu n'imirwa y'Ubuyuda n'abami baho n'ibikomangoma byaho ngo bihindurwe ngo rya jambo nanone umusaka n'igitangarirwa n'igitutsi no kuvumwa nk'uko bimeze ubu ngubu. Ngira ngo urumva ko Imana iziturutse mu majyaruguru ngo ucire urubanza umurwa wa Yerusalemu. Iyo ucira imanza ishyira ikimenyetso ku ruhanga rw'abanihishwa bakanarizwa n'ibizira biba bihakorerwa. Abo nibo baramya Imana Umuremyi. Ku rundi ruhande uhafite abaramya izuba, ari bo bakiranirwa baba bari imbere mu murwa. Shekina cyangwa se ikuzo ry'Imana rihera ko rikigendera rikajya ku irembo ry'uburasirazuba ry'ubuturo bwera, hanyuma rikagenda rigatinda ku musozi w'imyelayo, ubundi rikajya mu ijuru. Ubu noneho uwo murwa ukaba ukuweho ikuzo ry'Imana, witeguriwe guhindurwa umusaka. Kubera bya bizira, ubu noneho uwo murwa uba ugiye guhindurwa umusaka. Mbese ni kuki bino byari bigiye kubabaho? Nuko batumviraga ijwi ry'abahanuzi nyakuri. Dusome Yeremiya 25:3-4. Urabona, iyo usomye muri Yeremiya ubona ko abahanuzi b'ibinyoma bavugaga ko ari ntarimbuka ryari kuzabaho. Bati Imana iri kumwe n'uno murwa. Bati nimutegera amatwi ibyo abo bahanuzi ba Yeremiya bo barimo bavuga. Yeremiya byarangiye yashyizwe mu rwobo bafungiramo. Baramwanze, igitabo cye kiratwikwa n'ibindi. Umva uko Yeremiya 25:3-4 havuga. Uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho nkavugana namwe, nkazinduka kare nkababwira. Imana ibibwira ubwoko bwayo, ariko ntimwumva. Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma, ariko ntimwumviye habe no gutegera ugutwi. Hari ikindi kintu dukwiye kurebaho mbere yuko tugaruka ku gusubizwaho kwa Isiraheli inyuma y'ubunyage. Imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye umurwa urimburwa ni uko baziruraga isabato yera. Nanditse impamvu nyamukuru uwo murwa warimbuwe ni uko bari bataga isabato yera y'Imana. Utese ntiyo Bibiliya ivuga ityo? Yeremiya 17. Turasoma umurongo wa 24 no 25, hanyuma tujye no ku 27. Imana ibwira abantu bayiti, Uwiteka aravuga ngo, nuko nimunyumvane umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'umurwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza bagatagatifuza uwo munsi w'isabato. Mu yandi magambo, ntimugire umurimo muwukoraho, nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa bari ku magare y'intambara no ku mafarashi, bo n'ibikomangoma byabo bashagawe n'abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. Imana ibigira iti, nimukomeza isabato mukayeza, uno murwa uzagumaho iteka ryose. Nyamara hari urundi ruhande rwa bino. Umurongo wa 27, ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo ya Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro mu marembo yaho uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu, kandi ntabwo uzazimywa. Mu yandi magambo, gukandagira isabato byari imwe mu mpamvu z'imbere zatera imbuka rya Yerusalemu. Nyuma y'ubunyage, Nehemiya yagombye kongera gucyahira Abayuda gukora ibyo bakoraga mbere y'ubunyage, ari byo byatumye Yerusalemu irimburwa. The palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. In other words, the trampling on the Sabbath was one of the main reasons for the destruction of Jerusalem. After the captivity, Nehemiah had to rebuke the Jews once again because they were doing what they did before the captivity that led to the destruction of Jerusalem. Notice Nehemiah chapter 13. Umva muri Nehemiya 13 umurongo wa 15 kugeza kwa 18. Hano Nehemiya yandika ati, muri iyo minsi mbona Ubuyuda abantu bengera mu mivure ku isabato, bariho bakora ku isabato, bazana imiba
bikoreza indogobe vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nuko ku munsi babigurishagaho ndabihanangiriza, hari hanatuye abantu b'Itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakabigurisha Abayuda ku isabato muri Yerusalemu. Nuko ntunganya imfura z'Ibiyuda ndababaza nti, ni iki cyabateye gukora ikibi gisa gitya mukazirura umunsi w'isabato? Aheraho agasubira inyuma mu mateka maze akavuga uko cyateye ubunyage, agira ati, ese uko se ko basokuruza banyu bagenje bigatuma Imana yacu ituzana hano makuba no kuri uno murwa? None dore uburakari kuri Isiraheli murabwongeresha guhumanya isabato. Mbega ibintu bishishikaje! Isabato igarukwaho. Ubwo bunyage bwari kumara imyaka 70 yonyine. Nande zitangirira muri 605 ikageza muri 536 mbere ya Kristo. Interesting. The Sabbath is involved. Now, the captivity was only going to last for a period of 70 years. By the way, this begins in 605 and ends in the year 536 BC. I want to read that in Daniel chapter 9. Ndifuza gusoma ibyo muri Daniel 9 umurongo wa 1 n'uwa 2, aho Daniel asobanukirwa ko guhinduka umusaka kwa Yerusalemu byari kumara imyaka 70. Hagira hati, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Hasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi uwimitswe ngabo umwami w'igihugu cy'Abakaludaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniel nasomye ibitabo nsobanukirwa ko dukurikije ijambo ry'Uwiteka ryaje kumanuza Yeremiya, iyi myaka ya Yerusalemu yari kuzamara yarahindutse imisaka ari imyaka 70. Ubwo rero guhinduka umusaka kwa Yerusalemu uko ari kumara igihe cy'imyaka 70. Ubuhanuzi bwahereye ko bavuga ko Imana yari kuzagarura Isiraheli ku butaka bwayo, bakongera kubaka urusengero, bagasubizaho inkike, bakongera kubaka umurwa, kandi bakanagaruzaho ubutegetsi bwabo bwo mu by'idini na leta. Mu yandi magambo, bari kugaruzwaho cyangwa se gusubizwaho maze bagahabwa andi mahirwe. Gusa Danieli yantanuye ko hari kuzabaho ubuhakanyi bwa kabiri, ari byo bizira bya kabiri byari kuzatera guhinduka umusaka no kurimbuka bwa kabiri k'umurwa wa Yerusalemu. Bino bigaruka muri Daniel 9:25 kugeza 27, aho ngiye gusoma ubu ngubu. Nanone hafite amagambo y'urufunguzo ariyo ibizira n'umusaka. Ibino niba bigaruka ku irimburwa ribanza rya Yerusalemu ryazanywe na Nebukadinezari, ahubwo ni ku rya kabiri ryari gukorwa n'undi mujenerali w'umupagani witwaga Tito wari hamwe n'imitwe y'ingabo z'Abaroma. Muri Daniel 9:25 hagira ati, nuko ubimenye ubyumve, mu yandi magambo ubisoma bisobanukirwe nk'uko tubwirwa muri Mateyo 24 yuko uhereye igihe bazategekera gusana Yerusalemu no kongera kuyubaka kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7 n'ibyumweru 62, imihanda n'inkike bizongera byubakwe, gusa bikorwe mu bihe biruhije. Ibyo byumweru ko ari 62 nibishira, birumvikana ko ari nyuma ya bino byumweru 62 ndetse na byo bindi 7 bibibanziriza, byose hamwe bikaba 69. Twifashisha hamwe ry'uko umunsi uhanye n'umwaka, tukabona ko ibyo byumweru 69 bihwanye n'imyaka 483. Mu yandi magambo, nyuma y'iyo myaka 483 Mesiya yari kuza. Ku murongo wa 26 hahera ko akagira hati, hanyuma y'ibyo byumweru 62 Mesiya azakurwaho ariko atari kubwe. Hahera ko akavuga ukurimbuka rya kabiri rya Yerusalemu, hagira hati, amaze ubwoko cyangwa se abantu bo mutwaro uzaza bazarimbure uwo murwa n'ubuturo bwera. Bino sirimbuka ryabanje, ahubwo ni rya kabiri. Rero hagira hati, nuko abantu bo mutwaro uzaza bazarimbura uwo murwa n'ubuturo bwera. Mbese abantu bo mutware ni bande? Ni Abayuda. Ninde uno mutware? Ni Yesu. Utiburitse gato, urashatse kuvuga se ko Abayuda ari bo bwoko bw'uwo mutware? Mu yandi magambo, Abayuda bo bwoko bwa Yesu Mesiya nibo bari kuzisengera umurwa n'ubuturo bwera? Yego. Icyampa nkaba nari mfite igihe ngo nimbike muri bino maze ngo mpamye nifashishije ibyanditswe uko mu by'ukuri Imana ariyo yarimbuye Yerusalemu ku nshuro ya kabiri. Gusa hari n'ibindi byanditswe bivuga ko Imana yohereje ingabo zayo. Ibyo biboneka mu mugani wa Mateyo 22. Hanyuma tukanabwirwa ko Abayuda ubwabo birimburiye umurwa wabo biturutse ku byaha n'ibizira byabo. Ubwo rero biba ari Imana ikoresha izo ngabo ngo zirimbure abari barishe isezerano. Hakomeza hagira hati, turi ku murongo wa 26 nanone, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho ariko atari kubwe, maze ubwoko bwo mutwaro uzaza buzarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Imperuka cyangwa se iherezo ryaho
ni ukuvuga ry'uwo murwa n'iry'ubwo buturo bwera rizazanwa n'umwuzure. Bitegetswe ko kugeza ku mperuka y'iyo ntambara hazabaho, hano dufite rya jambo ry'urufunguzo, hazabaho imisaka. Umurongo wa 27, ni uko umutware azagirana na benshi isezerano kumara icyumweru kimwe, ari cyo cyumweru cya 70. Rwagati muri icyo cyumweru azahagaritsa ibitambo n'amaturo, ariyo maturo yo gutamba nk'uko iryo jambo risemurwa ku murongo wa 21. Bino biba ari urupfu rwa Kristo rwashyize iherezo kuri sisitemu y'ibitambo. Hita wumva ya magambo y'urufunguzo ku murongo wa 27 nanone hagira ati, ni uko umutware azakomezanya na benshi isezerano kumara icyumweru kimwe. Rwagati muri icyo cyumweru azatuma ibitambo n'amaturo bihagarara, kandi ku ibaba ry'ibizira hazaba iki? Hazaba umurimbuzi cyangwa se byagasemuwe nk'uhindura umusaka. Hano hafite ikizira n'umusaka. Ubwo rero bino biba bigaruka ku ngabo z'Abaroma, arizo benshi bakunze kwitiranya na wa mutware Mesiya. Hagira hati, hazaza uhindura umusaka kugeza hatsembweho ibyo byategetswe bigasokwa kuri. Nanone aha hari rya jambo ry'urufunguzo kuri uwo musaka. Ubwo rero nyuma yo kugaruzwaho kwa Yerusalemu no ku ishyanga ry'Abayuda nyuma y'ubunyage, hari guca igihe cy'imyaka 490, aho ishyanga ry'Abayuda ryari guhabwa igihe cyo kwikosora, tubivuze dutyo gusa ntibikosore. Irimbuka rero niko kuzagera kuri uwo murwa amaherezo, kubera ibizira ku nshuro ya kabiri. Reka dusome icya kabiri cya Ngoma 3:6 umurongo wa 22 no 23, aho tubona itegeko rya Kuro umwami w'Umuperesi ryo kongera kubaka urusengero. Hagira hati, ni uko mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ategeka ko bamamaza itegeko mu bwami bwe hose. Araryandika ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati, Uwiteka nyir'ijuru yangabiye ubwami bwose bwo mu isi, kandi yantegetse kuyubakira inzu i Yerusalemu h'i Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Uwiteka Imana ye ibane nawe kandi azamuke. Rero Kuro abagira ati, musubire mu gihugu cyanyu maze musubizeho urusengero rwanyu, ari rwo rwa rundi Shekina yari yaravuyeho hambere yaho. Ubwo rero hubaka urusengero rwa kabiri. Nanditse urwo rusengero rwa kabiri rwaragiye muri 515 mbere ya Kristo. Ukongera kubakwa byatwaye imyaka nk'itanu. Urwo rusengero rusozwa nta nubwo rwose rwari igicucucucu cy'uko rumwe rwubatswe na Salomo rwari rumeze. Nanditse muri Hagayi 2:6-9 tubona ko hari abari barabonyeho urusengero rwubatswe na Salomo. Simvuze urusengero rwa Salomo kubera ko rwari urw'Uwiteka. Rero abo bari barabonye urwo rusengero rwubatswe na Salomo bagize bati, mbega runo rusengero rwa nyuma y'ubunyage ni ubusa urugereranyije na rumwe rwari rwarubatswe na Salomo. Urabona, ahari hakiri abanyapolitiki bakuze bari barabonyeho urusengero rwubatswe na Salomo. Muri Hagayi 2:6-9 hagira hati, ni uko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito nanone nkazategesa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka bwumutse, kandi nkanyeganyeza amahanga yose, kandi bazaza kuwifuzwa n'amahanga yose. Nanditse iryo niryo shingiro ry'izina ry'igitabo cya Ellen White cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ubwo rero haba hagaruka ku kuza kuwifuzwa n'amahanga yose. Ubundi Imana igasezeranya iti, kandi iyi nzu nzayizuzamo ikuzo, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza n'izanjye n'izahabu nazo n'izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana iherako ikagira ibyo ihanura, ibyo na none munsi Abayuda bakirwana no gusobanukirwa. Ku murongo wa 9 hagira hati, ikuzo ry'inzu yo hanyuma rizaruta iry'iya mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Abayuda baracyiteze gusohora kwa buno buhanuzi, kubera ko urusengero rwa kabiri rwari ubusabusa urugereranyije n'urwabanje ku bihereranye n'ikuzo. Mbese n'iki cyaba kigenderewe hano mu kuvuga ko yifuzwa n'amahanga yose azaza ko azuzuza runo rusengero ikuzo, kandi ko runo rusengero ruzaruta urwubatswe na Salomo? Yesu yagize ati, uruta urusengero ari hano. Ubwo rero iryo kuzo rya Shekina ni Yesu Kristo ubwe waje agakorera umurimo we muri urwo rusengero rwa kabiri rw'Abayuda. Umva muri Yohana 1:14 hagira hati, nuko jambo b'umubiri abana natwe tubona iki cye? Ikuzo rye risa n'iry'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Urabona, Yesu ubwe yakoreye umurimo we muri urwo rusengero. Yerewe kuzo nk'uko tumaze kubisoma rya Shekina.
icyo nicyo cyatumye urwo rusengero rwa kabiri rurusha ikuzo urwabanje. Nyamara abantu banze ubutumwa bwa Yesu. Tubona iyo nkuru ibabaje mu mavanjiri. Yesu rero niho kumanuka aturutse iburasirazuba maze akaza ku rusengero buheruka. Icyo gitekerezo kiri muri Luka 19:37-38. Hagira hati, nuko yenda kugera ku ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro ryose ry'abigishwa bose ritangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose bati, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijoro, n'ikuzo ribe ahasumba hose. Ngira ngo urumva ko ari we ryakuzo. Rero ubu Yesu amanukira iburasirazuba ku musozi w'imyelayo, akaza akanyura mu irembo ry'izahabu ry'iburasirazuba, ubundi akinjira mu rusengero. Umva muri Matayo 21:12-13. Unuba ari wo murimo uheruka akorera muri urwo rusengero rwa Kiyahudi. Hagira hati, nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana. Ite kuri iyo mvugo urumve ko rwari rukiri urusengero rw'Imana. Yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abagoraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebweho mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Iyi si mu bifuzwa ibihe byose, mu gice cyayo cya 16 kigaruka ku kwezwa k'urusengero, ubona ko kino gihe abatambyi nabo bahunze ikuzo ry'Imana bwa Yesu maze bakava mu rusengero. Mu yandi magambo, ubwo Yesu uwe kuzo rya Shekina yazaga kweza runo rusengero rwa kabiri, abantu n'abatambyi byabagendekeye nk'uko byagenze ku iyezwa ry'ubuturo bwabanje bwo ku bwa Mose, ndetse n'iyezwa ry'urusengero rwo ku bwa Salomo, ubwo n'ubundi ikuzo ry'Imana rya Shekina ryinjiraga maze abari imbere bose bagahungishwa no gutinya nk'uko twabisomye. Rero hano naho bahungishwa no gutinya iryo kuzo, twavuga ko ryari ryuzuye urusengero ari we Yesu Kristo. Rero ubwo Yesu yinjiraga muri urwo rusengero, rwari urusengero rw'Imana. Yesu ubwo arwita inzu ye. Yesaya rero agaca imigani guhera mu gice cyaho cya 21 kugeza ku cya 23. Umwe muri iyo migani wari uw'igiti cy'umutini. Igiti cy'umutini icyari gihagarariye Isiraheli. Yabonye umutini kure maze abwira abigishwa be kugenda bakawukuraho icyo kurya, kubera ko wari ufite amababi, bivuze ko agombaga kuba weza imbuto. Gusa ugezeho yasanze nta rubuto n'urwo na rumwe ruwuriho. Yesu rero niko kuva mu mutini wari ikimenyetso cya Isiraheli. Muri Matayo 21:18 kugeza kwa 19 hagira hati, bukeye bwaho mu gitondo karasubira mu murwa, arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera, asanga utari imbuto keretse ibibabi byonyine. Arawubwira ati, ntukere imbuto ukundi iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Nanone Yesu yaciye umugani w'abakozi bo mu ruzabibu. Mbese n'iki Yesu yari yarumvikanisha ubwo umutini wumaga ugapfa? Umutini washushanyaga ishyanga rya Kiyahudi. Ubwo nibwo buryo Yesu yavugiragamo ko umugambi Imana ifite ubutegetsi bw'Abaheburayo bwa giteokarase wari ugiye kugera ku musozo. Nanditse mu ivanjiri ya Mariko ho havuga ko uwo mutini wumye uvuye mu mizi. Bityo Yesu akaba yaravuze ko ishyanga ry'Abayahudi ari nta kundi kuba ishyanga ryatoranyijwe ngo ryere imbuto. Uwo mugani w'abakozi bo mu ruzabibu urashishikaje rwose. Usanga muri Matayo 21:33 kugeza 43. Rero ni mucyo tujye kuri uno mugani wa Yesu maze turebe impamvu yo kurimbuka kwa Yerusalemu ku nshuro ya kabiri. Ku murongo waho 53 hagira hati, mwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite isambu, ari we Imana Data, atera uruzabibu ari rwo Isiraheli, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo umunara. Uwo munara ni urusengero. Asigamo abahinzi ajya mu gihugu cya kure. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto zarwo. Nanditse bano ni za ntumwa zatumwaga kuri Isiraheli mbere yo kunyagwa kwabanje, ubwo bajyanwaga i Babuloni. Rero ngo atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto zarwo. Mbese bagenje bate izo ntumwa? Twamaze kubibona ubwo twigaga ku buryo batitaga ku bahanuzi kandi ntibumvire ijwi ry'Uwiteka. Hagira hati, maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Inyuma y'ubunyage hatumwa izindi ntumwa. Ku murongo wa 56 hagira hati, yongera gutuma abandi bagaragu baruta abambere, nabo babagira batyo. Hita wumva bino, bwa nyuma abatumaho umwana we. Ninde umwana? Ni Yesu. Byumvikane ko byari ubwa nyuma na nyuma. Rero ngo amaherezo abatumaho umwana we, yibwira ati, bazubaha umwana wanjye. Gusa abo bahinzi babonye mwene shebuja baravuga bati, uyu ni we muragwa, nimucyo tumwice ubutware bubu bwacu.
nuko baramufata bamuta inyuma y'uruzabibu nk'uko Yesu yaje gupfira hanze ya Yerusalemu. Baramwica, aribyo urupfu rwa Kristo, yishwe n'abo mu bwoko bwe. Mbese hari ikizira kiruta kino? Ku murongo wa 40 duhera ko tukahabona ano magambo. Yesu abaza ati, mbese nyir'uruzabibu naza, abo bahinzi azabagenza ate? Baramusubiza bati, abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusige mu bandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo mu gihe gikwiye. Mu yandi magambo, baba barimo bariciraho iteka. Umurongo wa 42 Yesu arabaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku iteka, none n'ibitangaza mu maso yanyu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabanyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zaryo. Iryo shyanga ni abanyamahanga. Ubu noneho abanyamahanga nibo bazaba umuyobora Imana izanyuzamo ubutumwa bwayo ngo ibusangize isi yose. Tewokarasi y'Abayuda nk'igikoresho cy'Imana cyo gushyira isi ubutumwa bwiza yageze ku iherezo. Mu gice cya 23 tubwirwa ko Yesu ahera ko agata urusengero buheruka. Iyo Yesu we kuzo rya Shekina aretse urusengero buheruka, hifashishwa ijambo ry'ingenzi cyane. Muri Matayo 23 7 kugeza 38 hagira hati, Yerusalemu, Yerusalemu, wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Bino biba bigaruka ku bahanuzi boherejwe mbere y'ubunyage n'abandi boherejwe nyuma yaho. Yesu akomeza agira ati, ntikangahe nashatse gukoranyiriza hamwe abana bawe nk'uko inkoko iburikira imishwi yayo mu mababa yayo, ariko ntimunkundire. Hahita haza amagambo ateye ubwoba, dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ari ryo rya jambo ry'urufunguzo twabonye muri Matayo 24 ngo inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Yesu aherako agasohoka muri urwo rusengero, abarutaye ya Shekina iruvuyeho beruka. Ibyo amaherezo bikazabyara guhinduka umusaka k'umurwa ndetse no kw'abantu mu mwaka wa 70 inyuma ya Kristo. House is left unto you desolate. A key word that we've been noticing in Matthew chapter 24. Your house is left desolate. In other words, and then Jesus walks out of the temple. He has abandoned, the Shekinah has abandoned the temple for the last time, and eventually it will lead to the desolation of the city and the people in the year 70 AD. Notice Matthew chapter 24 verses 1 and 2. Umva muri Matayo 24 1 na 2. Akiva rwose mu rusengero tubona ano magambo. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga ngo bamwereke imyubakire y'urusengero. Yesu arababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ngira ngo urumva ko Shekina iva ku rusengero maze rugasigara ari umusaka na mbere y'uko rurimburwa bya nyabyo nk'uko twabibonye no muri Ezekiyeli. Rero ubu Yesu nawe asigurwa urusengero ari umusaka. Ibyo bivuze ko umurwa wari kuzarimburwa kubera ko batamenye igihe cyangwa se byagasemuwe nk'isaha iyo kugendererwa cyangwa se byagasemuwe nko kugenzurwa kwabo nk'uko biri muri Luka 19 umurongo wa 44. Mbese nte Yesu yahereye ko yicara ku musozi w'imyelayo nk'uko no muri Shekina yagenje na mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu mu isezerano rya kera. Ku murongo wa 3 wo Matayo 24 hagira hati, yicaye ku musozi w'imyelayo, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimiruka y'isi ni ikihe? Birashishikaje. Hano Yesu arimo arakora ibisa rwose n'ibyakozwe na Shekina mu isezerano rya kera. Azaho ku rusengero ameze nka Shekina, nanditse muri Shekina abazanywa no guca urubanza, kubera ko nyuma y'aho yereje urusengero abakene n'ibirema n'indushyi ari bo basigara mu rusengero, naho indyarya zose zikagenda. Birashishikaje rwose. Ibyo wabisoma mu yandi mavanjiri. Gusa nyine ubona ko ibyabayeho mu irimbuka ribanza rya Yerusalemu byari kwisubira mu irimbuka ryayo rya kabiri. Ni mureke tujye muri Matayo 24 umurongo wa 15. Matayo 24:15. Ubu noneho tugiye kujya Yerusalemu yari igoswe. Ingabo z'Abaroma zari zigiye kugota uno murwa. Bari bagezeho rwose bendaga gutera uwo murwa. Byasaga naho rwose uwo murwa ukomeye w'ibizira ugiye kugwa. Gusa bitunguranye, ibi tuzabigimuze hanyuma, bitunguranye Sestius n'ingabo ze z'Abaroma baretse uwo murwa barigendera. Maze Abayuda bari imbere mu murwa bagira bati, ntubona ko Imana iturinze? Niko komeka ingabo z'Abaroma maze bicamo nyinshi muri zo.
gusa bari imbere mu murwa bari bazi ibyavuzwe na Yesu muri Matayo 24, bagize bati twiboneye ikimenyetso, tubonye ikimenyetso hanze ya Yerusalemu, tubonye ikizira cyo guhinduka umusaka, twiboneye kugotwa n'ingabo kwa Yerusalemu, kandi ibyo nicyo kimenyetso cy'uko tugomba guhunga. Ni mucyo dusome Matayo 24:15. Yesu yagize ati, nuko rero nimubona ikizira gihindura umusaka cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli, ibi ni bimwe twasomye muri Danieli 9, yuko umurwa wari gusanwa, idini ikagaruzwaho, urusengero rukongera kubakwa, Shekini ikazakorera muri urwo rusengero. Ibyo twamaze kubibona. Rero mu buryo busobanutse hano hagira ati, nuko rero nimubona ikizira cyo guhinduka umusaka cyavuzwe n'umuhanuzi Danieli, nk'uko twabisomye muri Danieli 9, gihagaze ahantu hera, nanditse ibyo biba ari ingabo z'Abaroma. Ubisoma wese abisobanukirwe. Utise tubwirwa n'iki ko bino ibiba bigaruka ku ngabo z'Abaroma? Nuko icyanditswe biteganye cyo muri Luka 21:20 ariko kibivuga. Aho kugira hati nimubona ikizira cyo guhinduka umusaka cyavuzwe n'umuhanuzi Danieli, muri Luka 21:20 ho hagira hati, ariko nimubona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko guhinduka umusaka kwaho kwegereje. Rero umurwa wagoswe n'Abaroma ntihari aho gucikira. Mbese ubwo ni gute abantu b'Imana bari kubona cya kimenyetso ubundi bagakuramo akabo karenge dukurikije ibivugwa n'umurongo ukurikiyeho wo muri Matayo 24:16? Igisubizo ni uko hashingiye kuri Yozefasi izo ngabo z'Abaroma zaje kwigendera ari nta mpamvu yumvikana. Twe tuzi ko hari impamvu yumvikana yabyo. Yesu ubwe yari yaravuze ko bino ibyari kubaho, kandi ko iyo bari imbere mu murwa bari kubona icyo kimenyetso bari guhunga uwo murwa, maze ntihagire uwo muri bo uhatikirira. In verse 16 of Matthew 24, well, because the Roman legions left, according to Josephus, for no explainable reason. We know that there was an explainable reason. Jesus himself said that this was going to happen, and when those inside the city saw the sign, they would flee the city, and not one of them would perish. So once again, you have two groups within the city. Rero nanone imbere mu murwa uhafite amatsinda abiri. Uhafite abahakanyi bari kurimburwa n'Abaroma, ku rundi ruhande ukahagira abakristo b'indahemuka ku Mana bari guhunga bakava muri umurwa mbere y'irimbuka ryawo. Mbese ni iyihe yari impamvu yo kurimbuka kwa Yerusalemu? Mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, umwami w'umupagani witwaga Titusi cyangwa se Tito yazanye n'amabendera ya kagoma, maze akagotera uwo murwa wa Yerusalemu. Kuri ino nshuro nta byo gusubira inyuma byari kubaho. Abakristo bose bari muri uwo murwa ari abizeranya kuri, bari barakuyemo akabo karenge barihungiye. Mu murwa hari hasigayemo gusa abahakanyi babayeho imibereho y'ibizira. Nanone turibone ko imbere muri uwo murwa ukomeye w'ibizira hari inzara, icyorezo n'inkota. Yosefusi cyangwa se Yozefasi aduha amakuru ashishikaje cyane. Avuga ko igitabo cy'amaganya nanone cyaririmbwe n'Abayuda bariho berekezwa mu bunyage nyuma y'irimbuka rya kabiri rya Yerusalemu. Ubwo rero Yozefasi yabonye ihuriro riri hagati y'irimbuka ryabanje rya Yerusalemu n'iryarikurikiye. Ni ibyo kwitabwaho ko nk'uko Nebukadinezari avugwaho kuza ameze nk'akagoma, ndetse na Babuloni ikagiranwa n'intare ifite amababa y'akagoma, uko aha naho tuhafite Abaroma baza bazanye n'amabendera yabo y'akagoma. Si uruhurirane kuba muri Matayo 24:28 havuga ko aho intumbi ziri ariho na za kagoma zizaba. Haba hagaruka kuri kagoma za Roma zirimbura umurwa wa Yerusalemu. Mbese ni kuki umurwa warimbuwe? Twamaze kubivuga, nuko banze kwemera Mesiya wabo. Muri Luka 19:1-4 tuhabona ubusobanuro busobanutse bw'icyatumye umurwa urimburwa. Muri Luka 19:41 hagira ati, ageze hafi, ni ukuvuga Yesu yegera bugufi bw'uwo murwa, abona umurwa arawuririra ati, ubonye wowe umenya by'umwihariko muri uno munsi wawe ibyaguhisha amahoro? Abari hagira ati, icyambu ukaba wari uzi uko wabona amahoro, ariko dore bihishwe amaso yawe, kuko iminsi izakuzira ubwo abanzi bawe ari bo ngabo z'Abaroma bazakubakaho uruzitiro, iryo ni igotwa. Bazagutangatanga bakurinde cyane impande zose, maze bagutsembane n'abana bawe batuye muri wowe. Urumve ko ibyo bizagera ku bari imbere mu murwa bonyine. Hahera ko akagira ati, bazakugota bakugarize baguturitse impande zose, maze bagutsembane n'abana bawe batuye imbere muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi. Hita wumva impamvu kuko utamenya igihe
wagenderewemo ngo ugenzurwe. Mesiya yaraje ntimwamumenya, yaje asanga abe ariko ntibamwakira. Level you and your children within you. Notice, only those within the city. And then it says, level you and your children within you to the ground. And they will not leave in you one stone upon another. And now is the reason, because you did not know the time of your visitation. The Messiah came, and you did not recognize him. He came to his own, and his own received him not. What could be a greater abomination? Mbese ni kizira ki cyaruta icyo ngicyo, icyo kwanga Mesiya? Utariko twe ntitwanga Mesiya, turi abakristo. Nibyo, gusa nk'uko twabibonye mu cyigisho cyacu cyabanje, icyaha cy'abayuda n'iki ya gikristo yo kwerezo ry'igihe birasa bya hafi cyane. Abayuda banze Kristo, nawe isi ya gikristo izanga amategeko. Utariko ibyo n'ibyaha bibiri bitandukanye? Oya rwose, ni icyaha kimwe. Mbese ibyo twabisobanura dute? Biroroshye rwose. Mu gihe abayuda bo banze Kristo ubwe, isi nkristo yo izanga amategeko iyo pica y'imico ya Kristo. Mbese birakwiye kwanga ipica igaragaza imico ya Kristo kandi avuga ko umukorera? Oya rwose. Niba ukunda Yesu, uzakomeza amategeko ye. Amategeko ye agaragaza uwo ari we, asobanura imico ye. Ubwo rero nta kuntu wakanga ibiranga imico ya Kristo maze kandi ngo urenge uvuge ko urimo umukorera. Mu cyigisho tuzakurikizaho tuzareba ku gusohora ko mu mateka kwa Matayo 24 mu byabayeho bishyira kurimbuka kwa Yerusalemu. Imana nibishima tuziga Matayo 24 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Tuzamara icyigisho cyose uku gusohora kwa nyako, uko ikizira cyo guhinduka umusaka kuri Yerusalemu hagati y'umwaka 36 n'umwaka wa 70. Gusa mu nyibwiri bukurikireho turareba ku isohora ryo mu mateka rya Matayo 24 mu byabayeho bishyira irimbuka rya Yerusalemu n'iry'umurwa ubwawo. Ubwo rero irimbuka ribanza rya Yerusalemu rihinduka icyitegererezo cyangwa se igishushanyo mbonera cy'irimbuka rya kabiri ryayo, maze uko kurimbuka kombi kugahinduka ibyitegererezo cyangwa se ibicucu cyangwa se ibishushanyo mbonera by'ibizabaho mu isi ku iherezo ry'igihe ku biyitirira Kristo n'abayoboke be nyakuri. Of the city itself. So, the first destruction of Jerusalem becomes a pattern for the second destruction of Jerusalem, and both of those destructions become patterns or types or illustrations of what will happen in the world at the end of time with those who claim Christ and those who are true followers of Christ.